Shalom shalom, amahoro y'Imana bane natwe ku bakunzi b'urubuga ubuhanuzi busha TV. Imana ibaha umugisha aho muherereye hose. Ni ukuri Imana ijya ibagirira neza, ibyanyu ijya ibibamo, ijya ibihagararamo kubwo kudushigikira, namwe Kristo abashigikire. Mbere y'uko twumva ijambo cyangwa mbere y'uko dushima, hari akaririmbo kari kumfasha muri ino minsi, reka tukaririmbe kavuga ngo Imana ivuze ngo baho urabaho, ijambo ryayo rirarema. Imana ivuze ngo baho urabaho, ijambo ryayo rirarema. Haleluya. Nukuri Imana ivuze ngo baho ubaho, naho umuntu yavuga ngo simbishaka ntabwo byakunda. Haleluya. Uko utabuza umubyeyi kujya kubyara igihe cyo kubyara kigeze, ukavuga ngo sinshaka bigende gutya, umwana ugiye kuvuka no mu mvura y'amahindu, habe no mu ntambara, ntareba ngo ari mu gihe cy'intambara, aravuka. Haleluya. Ubwo rero kubera ko Kristo avuze baho ubeho. Haleluya. Imana itugirire neza. Yankunda kugushishikariza gushima. Nkakubwira umunsi ushobora gusa n'undi, ariko ibereye muri uwo munsi n'ibisi. Wowe wabonye bikunze rero ukabona ari amahoro, shima Imana muri byose. Kadushima Imana, twiragiza Imana, dusengera ijambo ry'Imana, tunayishimira kuba yaturinze, kuba tugihumeka umwuka w'abazima. Abandi bari guhumekera ku biciro bitandukanye, abandi bari kuboroga mu bitaro, bari kuvuga Mana nunkura aha hantu nzagushima, ariko wowe muri byose ni amahoro. Shima Mana, turagushimye, turaguhimbaye. Uri Imana nziza, waturindiye umubiri n'ubugingo, shirwa hejuru. Mana, icyubahiro kikugarukira ibihe n'ibihe. Tugiye kumva ijambo ryawe, reka ntirice mu gutwi kumwe ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Mana, ndakwinginze ugirire neza abarwayi, ndagusabye ubatabare, ndagusabye ubarengere, ndagusabye ubiteho. Reka ukore mu magufa, ukore mu mishokoro, ukoraho buri muntu wese aribwa. Ndakwinginze ntuceceke, reka ukore imirimo n'ibitangaza. Ndakwinginze buri muntu wese reka abone ineza yawe, mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusabye ukore icyo gutangaza. Ndakwinginze wigaragaze mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Ndakwinginze wiheshe icyubahiro Kristo. Ndagusabye witamurure Kristo wanjye. Reka mbonereho gusengera abafite amadeni, ababuze urubyaro, abo bose mbashize mu maboko yawe, abo bose mbashize mu biganza byawe. Reka ubagirire neza kandi ubiteho, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya 33:3. Haravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Haleluya. Mu bigaragara hari ibituruhije, hari ibituremereye, hari ibyo waburiye igisubizo, hari ibyo waburiye umwanzuro, hari ibyo waburiye icyo gukora, hari ibyo waburiye mbese icyerekezo. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ati ntabaza ndagutabara. Haleluya. Ni ukuri mu gihe nk'iki ushobora kwitabaza umuntu akakwirengagiza. Mu gihe nk'iki ushobora kwitabaza imiryango igaceceka. Mu gihe nk'iki ushobora kwitabaza inshuti zigaceceka. Burya hari igihe umuntu aba afite telefone ye yuzuye abantu, ariko wagera mu kibazo ugahera ku nyuguti ya mbere ukagera ku yo hasi, ukabura umuntu wagufasha muri icyo kibazo. Ariko ijambo riratubwiye ngo ntabaza ndakora iki? Ndagutabara. Ni ukuri tabaza Uwiteka Imana yawe, wibuke hahandi yagukuye, hahandi imbaraga zawe zitari kugukura. Imana itugirire neza. Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Amen.